igitondo cyiza bakunzi ba ijwi rya bose media ku biganiro tubategurira ndetse n'amakuru tubagezaho ni chano ya mwana ndake chano rwose yanjye tugenda tubagezaho amakuru mu gihe urabona ko YouTube bimeze nabi iki nicyo bita withdraw cyangwa se niyo bita eneo y'amasaziro mu by'ukuri rero ka tubifurize kugubwa neza tubifurize igitondo cyiza aho muherereye hose aho mutwumvira hose tariki 3 kwezi kwa 9 2025 tukaba turi mu gitondo ari nako tubifuriza isasta nziza bijyanye naho muherereye mu by'ukuri cyangwa se ibitotsi byiza bijyanye naho iki kiganiro kigiye kugeraho aho ugiye kubonera iyi notification tugiye guhera muri Sud Kivu aho byabaye imberenge urugamba rumeze nabi cyane mu by'ukuri ibintu byabaye shambaride turaza guca muri axe ya Rugezi amasasu ni menshi cyane mu by'ukuri axe ya Rugezi amasasu ni menshi cyane mu by'ukuri aho Wazalendo FARDC babyutse basuka amasasu hariya za Rugezi ihuriro rya Wazalendo rizindutse ritera ibisasu mu duce twa Rugezi mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa territoire ya Minembwe mu majyepfo ariko umutwe watwirwaneho ugenzura icyo gice nturagira icyo ubitangazaho ni amakuru rero agera ku baturage ndetse anatugeraho natwe aravuga ko muri iki gitondo cya tariki 3 z'ukwezi kwa 9 amakuru agira ati bazindutse barasa cyangwa se bakora sharing ku ihene no mu nkengero zayo ndetse no muri rucika akomeza agira ati Wazalendo nabo bakorana birumvikana barimo barasuka ibisasu twirwaneho ntirabasubiza yabihoreye Wazalendo izindukiye mu gikorwa cyo gukora sharing nkuko ku munsi w'ejo hari hiriwe drone mu by'ukuri hari n'uwagaragaye muri za Point 0 hari n'ibyagaragaye na sharing yagaragaye muri Point 0 ndetse ikongera ikerekeza kwa Murima naho mu cyumweru gishize ahagana mu mpera zacyo yishe abasivile izo ni drone ibice rero bya Rugezi bizindutse bisukwaho icyo bita umuriro Rugezi izindutswe isukwaho icyo bita umuriro mu by'ukuri ubona ko ibintu bikomeje kuba shambaride mu by'ukuri muri Sud Kivu ntago byoroshye cyane nkuko izi audio zibivuga mugende gake abona abanyeshuri bari kuva ku ishuri amasasu ni menshi cyane aha ni Uvira ibirometero bicya cyane kugira ngo ngire Uvira ona mzee anapita mahali maradi pale leo mgeni ngeni hakuna ni mmoja vitu mama ati none se abasibe bazamutse uyu muhanda nona amasasa arimo ararira hano iwacu kuri paruwasi hano kuri izi kioske n'amasasu ari kuvugira niyo mpamvu abantu ubona bafite urusaku ati ngiyo rero imiriyo y'amasasu nyuma yuko Wazalendo ubu bari gukora sharing Rugezi Uvira rero mu birometero 4 imirwano yamaze gutangira imirwano yasutamye bamwe ntibashaka gasita
abandi ati Gasita ni umututsi, Gasita ntabwo tugomba kugira gute, ntitugomba gukorana nande na Gasita, nk'uko abo bazarendo bari kugira gute, bari kubyivugira mu by'ukuri. Ubona ko rero ibintu bitoroshye, ubona ko urugamba rwasutamye cyane. Ese uyu aravuga iki katwumva uyu? Nasema jambo kwa wakongomani wote. Ndabasuhuje mwese bakongomani. Mimi kama coordinateur wa wazalendo. Njye ndi coordinateur wa wazalendo. Samadari Mwamiwembasi. Samadari Mwamiwembasi. Coordinateur provincial wa VDP. Kandi nyoboye VDP na ba CDF. 4 politique, imitwe 4 ya politique. Kwa resistance yetulifanya. Kuba twaragerageje kwihagararaho. Maana ya general au colonel general Olivier Gasita kwa kusaidia mu resistance wakati alikuwa huko Bukavu. Sasa tunashakia ni mshakiwa wa mambo yaliyopita Bukavu, kwa sababu ya kujenga amani kati ya nchi yetu, ndani ya nchi yetu. Kwa kujenga amani na FRDC, tunaomba commandement general ya FRDC, chef d'état-major na general wa zone de défense Patrick Masunzu, tunaomba asivuruge resistance ya Uvira kutuletea general Olivier Gasita Uvira. No kuvuga ngo abangaba ntibashaka, ntago bashaka general Gasita. Ati ntabwo tumwanze, ariko leta ifite ahandi hantu yakamwohereje nk'umusirikare akajya kuharinda. Twebwe ahangaha Uvira uyu Gasita ntabwo tumushaka, tugize gute, turamwibujije. Nk'uko n'ubundi bari kugenda babigarukaho ku ma audio yabo rwose. Ati ntabwo tumwamaganye, ntabwo tumwanze, ariko ntabwo tumushaka. Jambo wa Kongomani yote. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasindika John, ndio nawasalimia katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Nawasalimia kwa saa za mchana. Message niko nayo ya saa hizi, napenda kuambia serikali yetu ya Kongo, sisi wazalendo hatupendi blagi wala aventure. Ni mimi Makanaki ndio nazungumuza. Hatupendi blagi wala aventure. Hatupendi blagi wala aventure. Tunawasi sana. Ule mkongomani iko na bezo ya adui ya Kongo, aende amujere kwenye hata mujere. Meme siyo kusidi Kivu, hatupendi blagi ya kuikala na maadui wa Kongo. Hapana. Kama Goma watu wanachinjiwa leo, ni bale bajeshi walikuwa mu FRDC, ile masura ya Kinyarwanda ndio alimaliza batu. Na ndiye bale tena balifika Bukavu bakafanya ile mbinu tena. Sasa hapa Uvira tupendi giza kwa saa hizi. Mimi Makanaki nasema hivi, kweli kabisa kupitia yu Yesu Kristo mwana Nazareti tuko tunaomba huyu Mnyarwanda yako hapa atoke kwa haraka. Atoke. Kama serikali ya Kongo ilimtuma hapa Uvira, atupendi saa hii sekonde Uvira iharibiki. Atoke kwa haraka. Kama alikuya na matoblende, alikuya na vifaa gani, saa hizi atoke. Na wasi sana atoke kwa haraka. Ni mimi Makanaki ndio nasema atoke kwa haraka, na message ifike kote na ifike viongozi yote. Kwa haraka sana atoke. Ifikie kwa komanda region, komanda secteur, ifikie kabisa na kuba yote liko Kinshasa. Hii message bafikie saa hii, batoke tena bila kuzarau, atoke kwa haraka. Ati agende rwose uyu Gasita agende. Gasita nawe yamaze gukura umutsina, aravuga ati ngewe ndageze aha ngaha nahoherejwe kama jeshi, ni ukuvuga ngo ngomba kuzava nk'umusirikare ndwana. Amakuru rero ya Sud Kivu nayo ngayo. Gusa umujyi wa Goma wongeye kugabwamo ibitero mu nkengero za teritwari, mu nkengero z'umujyi wa Goma, ariko ni ibitero byaturutse muri Nyiragongo mu by'ukuri, ahangaha za Kanyarucinya, ahangaha za Muja mu by'ukuri, aho wazalendo baturutse za Majage,
za Tunogo, za Kanzana mu by'ukuri baje kugaba ibitero muri umujyi wa Goma. Intare za Sarambwe zikabisubizayo. Turaza rero kuganira nabo muri AFC Kinanguvu tubabaze uburyo ibi bintu bizarekeraho gutoteza abaturage. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yari Mwanandake channel cyangwa se televiziyo ni ijwi rya bose media. Rwose mukore subscribe, share, like ndetse na comment.